Imana ishimwe, nshima Imana ko iduhaye akanya keza kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Njyewe amazina yanjye nitwa Niyitanga Victor cyangwa se Pastor Victor, amazina abantu banziho abankorera umurimo w'Imana muri Lutheran Mission in Africa. Nshimye Imana rero cyane ko akanya nk'aka keza tugiye kuganira ku ijambo ryayo, ijambo ry'ubuzima, ijambo ridusubizamo imbaraga, ijambo ridusubizamo intege. Ijambo ry'Imana mu by'ukuri riraryoha. Petero niwe wabwiye Yesu aramubwira ngo se twakuvaho tukajyayo kare ufite amagambo y'ubuzima. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Rero akanya nk'aka tugiye kumarana ndagusaba ngo uze kuha agaciro kenshi kuko nibwo buzima bwo wabona, nta kindi kiri inyuma y'ijambo ry'Imana gifite ubuzima. Reka dusenge Imana hanyuma dutangire tuganire ku ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana, urakomeye, urahambaye, uri ubuhungiro bwacu, uri imbaraga zacu. Ijambo ryawe rirarema kandi ijambo ryawe rigira ubuzima. Ijambo ryawe ni ubuzima kuri twebwe ab'imitima yumagaye. Ijambo ryawe ni amazi meza ab'imitima ishonje. Ijambo ryawe ngo ni umugati w'ubuzima. Mwami, turagushimye rero kuduhaye aka kanya, turakunze kugira ngo ubane natwe, ibyo dusoma, ibyo tuvuga ntaba ari twebwe. Reka Mwami ijambo ryawe rigere kuri uri ufite ikibazo, reka ijambo ryawe rigere kuri uri ugufitiye inyota, ndetse n'uri udafite inyota ariko iri jambo naryumva Mwami yongere kugira inyota yo kugira ngo ashake ubwiza bwawe. Kandi rero bana natwe mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Uyu munsi ijambo nshaka tuganiraho ni ijambo rivuga ngo ntuzibagirwe umukiza wawe, cyangwa se ntuzibagirwe aho wavuye. Muri make, ntuzibagirwe aho wavuye, ntuzibagirwe umukiza wawe. Ni ijambo ndatekereza abenshi twumva amagambo y'Imana, abenshi tuzi Imana, ndetse niyo waba ukurikiye iki kiganiro utazi Imana, ariko byanga bikunda hari ahantu waba warahuriye n'inkuru izo arizo zose za Yesu Kristo cyangwa se z'Imana ziremwa zo kubaho k'umuntu. Abanyarwanda mu muco wacu, ababyeyi badutoza batubwira ngo ntimuzibagirwe. Ni ikinyabupfura, ni ubupfura, ni ubunyangamugayo. Ariko burya ijambo ry'Imana ntabwo ari ubunyangamugayo gusa, ahubwo birenze ubunyangamugayo twebwe dutekereza. Kuko inyangamugayo z'isi zaratsinzwe, nta nimwe yari kuducungura, ndetse n'ubunyangamugayo bwacu ntacyo bwari kutumarira, ariko Yesu niwe watubambiye wenyine aradupfira. Rero nimvuga ngo ijambo ry'Imana no kutibagirwa, ntabwo ndi kwivugira ubunyangamugayo bwa kinyarwanda cyangwa se ubunyangamugayo bw'indangagaciro arizo zose zikubwira ngo ntuzibagirwe, ahubwo ndakubwira ngo ntuzibagirwe kandi ntiwibagirwe umukiza wawe. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana riri mu Gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 8, turahera ku murongo wa 11. Umva ukuntu ijambo ry'Imana riravuga ngo wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo utitondere ibyo yagutegetse n'amategeko yayo n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeke uyu munsi. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde umutima wawe we kwishira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Igihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, aho Imana yagukuye ntuzahibagirwe. Ndashima Imana kuri uno munsi
ko yampishurira ijambo kugira ngo turiganireho. Ikiremwa cyangwa se umwana w'umuntu agira ikintu cyitwa kwibagirwa. Ushobora kubana n'umuntu muri inshuti mumeranye neza, ejo n'ejo bundi akakwibagirwa. Ushobora kubana n'abavandimwe mukundana ukanabafasha cyane, ejo n'ejo bundi bakakwibagirwa. Nawe ubwawe ku giti cyawe birashoboka ko hari ibyo ujya ukora ugasezeranya abantu amasezerano warangiza ukanabyibagirwa. Uyu munsi ndagira ngo twiganirire turebe se kwibagirwa Imana ibivugaho iki. Noneho kwibagirwa Imana, hari ibintu byinshi tujya dukora, hari amasezerano menshi tujya dusezeranya n'Imana ariko tukayibagirwa. Impamvu twibagirwa nuko twikunda. Impamvu twibagirwa nuko tutazi Imana. Impamvu twibagirwa nuko tudashimira. Izo nizo mpamvu zituma twibagirwa n'izindi nyinshi. Ijambo tumaze gusoma, Mose yari ari kubwira Abisiraheli, arababwira ngo twaragenze. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri kibanzirizwa n'Itangiriro ndetse no Kuva n'ibindi bitabo bigenda bitwereka ukuntu Abisiraheli bavuye muri Egiputa bari mu rugendo rujya i Kanani, mu gihugu cy'amata n'ubuki. Hanyuma uyu Mose arabandikira bagezemo hagati mu gice cyano cya 8 cyo mu gutegeka kwa kabiri, arabandikira arababwira ngo ndabona imbere heza, ndabona ko mushobora kubaka amazu, ndabona ko muzamera gutya, ariko nimurya mugahaga mu kubaka n'amazu meza ntimuzibagirwe. Kwibagirwa, wa mugani w'Abanyarwanda, ni ukunyagwa zigahera. Kwibagirwa ni ikintu umuntu atagakwiriye gukora, kuko uko wibagirwa niko n'ibintu uha agaciro birangira. Yesu nashimwe cyane. Umwana w'umuntu ukuntu ateye, yibagirwa vuba, yibagirwa cyane. Ijambo ry'Imana gusa riratwigishije, riratubwira ngo ntuzibagirwe. Kubera iki Imana itubwira ngo ntituzibagirwe? Abantu benshi ukuntu tubayeho dushaka kwiyegereza Imana, no dushaka igikundiro cy'Imana kuri twebwe, dushaka favor of God in our life. Ariko buriya hari ikintu twibagirwa. Iyo umuntu ashaka serivisi yihuse, ubundi ugomba kumenya kuri reception, ukamenyana n'abantu baho. Buriya urugero, hari nk'abantu mujya kwa muganga ugasanga wicaye amasaha 2, amasaha 5, ariko haje umuntu wundi wamutanze, arahageze, avuganye no kuri reception, ubonye aragusize. No mu Mana no kubimeze. Twege ikintu tugomba gukora cya mbere ni ugushaka kumenyana n'Imana, kumenyana na reception ikora ibintu kugira ngo ibintu byacu byihute. Uyu munsi tip cyangwa se akantu ushaka kukubwira kazagufasha muri relationship yawe n'Imana cyangwa se mu busabane bwawe n'Imana, ni ukutibagirwa. Kutibagirwa nibyo ndi kukubwira. Kwibagirwa bituma abantu batagera ku by'Imana ishaka. Kwibagirwa cyangwa se kutibagirwa ndi kukubwira, ntago ari kukubwira ngo wibagirwe we kureba hahise hawe, ngo ntago ndi kukubwira ngo ureba hahise hawe ari huba. Ntago ushaka kukubwira ngo ntiwibagirwe hanyuma ube muri past yawe, no. Nshaka kukubwira ngo ntiwibagirwe aho Imana yagukuye, ntiwibagirwe ibyo wabonye, ntiwibagirwe ibyo wanyuzemo n'imbaraga zakunyujijemo, kugira ngo bigufashe kwegera imbere. Abantu benshi ntibibagirwa ariko baba muri muhahise habo. Iyo ni intwaro ya mbere umwanzi akoresha kugira ngo
adufunge. Ugasanga umuntu atuye mu hahise, yego ntiyibagiwe ariko atuye mu mateka iwacu data bari bameze gutya, ese nge nazagera hoya. Uko ntago ariko kwibuka nshaka kukubwira uyu munsi. Nshaka kukubwira ngo imbere ni heza, cyangwa se n'ubu ngubu uri heza, ariko se waba wibuka? Waba wibuka aho wavuye? Waba wibuka Imana yawe? Icyigisho cy'uyu munsi nakise ngo ntiwibagirwe umuremyi wawe. Oya, ntiwibagirwe umuremyi wawe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntuzibagirwe amategeko ngutegeka, ngo wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo utitondera ibyo yagutegetse n'amategeko yayo n'amateka yayo n'amategeko yayo. Amateka y'Uwiteka ni meza. Ese tuzi amateka y'Imana? Nababwiye ngo impamvu akenshi twibagirwa nta nubwo Imana tuyizi, nta nubwo tuyishima, niyo mpamvu twibagirwa. Ngo ntiwibagirwe amateka yayo. Abisiraheli Imana yarababwira ngo ntimwibagirwe amateka yanjye, kuko ni Imana imwe yabaciriye inzira mu butayu, ni Imana imwe yabayoboye ibacira inzira mu nyanja itukura hagati, ngo n'ingabo za Farawo izishyira imuhengeri mu mazi zirarengerwa. Arababwira ngo ntimwibagirwe iyo Mana yanyu, Moses cyangwa se Mose. None uyu munsi nanjye ndababwira ngo ntimwibagirwe amateka yayo. Amateka y'Imana ni ayahe? Amateka y'Imana nuko Imana itagihinduka, nuko Imana itagihemuka. God is faithful. Ikintu bivuze ko Imana ari yo kwizerwa, nuko urukundo rwayo no kutwitaho kwayo bitajya bihinduka na rimwe. Ni Imana ikomeza amasezerano, ni Imana ikomeza umurimo wayo. Haleluya. Ni Imana yahozeho, ni Imana n'ubu ngubu iriho itagihinduka. Haleluya. Iyo niyo Mana, niyo mateka y'Imana tutagomba kwibagirwa. Iyo ugeze mu kibazo ubifata gute? Ese wumva ko ari uri kwirwanirira, cyangwa uribuka ukavuga ngo Mana nacyagiye warandwaniriye? Umva ukuntu mu gutegeka kwa 2 umurongo wa 7 ukuntu havuga. Igice cya 7 umurongo wa 9 haravuga ngo nuko none menye yuko Uwiteka Imana yawe ari Imana, ni Imana yo kwizerwa, ikomeza gusohoreza isezerano no kugirira ibambe abayikunda, bakitondera amategeko yayo, ikageza kubuzukuruza babo n'ibihe 1000. Haleluya. Imana ni Imana, ngo ni Imana ikomeza isezerano ryayo, ngo ni Imana yo kwizerwa, ikomeza gusohoreza isezerano no kurinda no kugirira ibambe abayikunda no kubarinda. Niyo Mana yacu. Ijambo riratubwiye ngo ntiwibagirwe amateka y'Imana. Ese haba hari ikintu ushinja Imana itagukoreye ahahise? Yobu niwe waganiraga n'Imana, Imana ikamubwira ngo ngaho shinga urubanza. Hanyuma ngo usomye mu gice muri Yobu ibice byaho bya nyuma, ngo Imana ikajya imubaza ngo ese isha zo mu gasozi ujye umenya igihe zibyarira, ngo ese izuba ujye umenya igihe ryakira, ngo ese indogobe ujye uziha imbaraga. Nta na kimwe twashinja Imana, kuko n'umwuka duhumeka ni uwayo. Imana ni umuremyi wo kwizerwa. Imana ni umuremyi ufite imbaraga ziruta twebwe izo dutekereza. Ese hari icyo waba ushinja Imana? Imana iratubwiye ngo ntimuzibagirwe amateka yanjye. Haleluya. Amateka y'Imana ni amateka akomeye, ni amateka umuntu wese yakumva kanatinya akagira ubwoba. Amateka y'Imana ni amateka akomeye. Haleluya. Ngo ntuzibagirwe amateka yanjye. Mose abwira
abo yarayoboye abisiraheli arababwira ngo igihe kizagera murye muhage ariko ntimuzibagirwe. Ese wowe aho ntago waba warariye ugahaga, ntago waba warubatse amazu meza, ntago warabonye ubuzima bwiza, ntago waba warize ukaminuza ugatekereza ko birangiye ukibagirwa Imana yawe? Imana idufashe cyane. Ariko ijambo riratubwiye ngo twibuke amateka y'Imana kugira ngo tutazayibagirwa, kuko nituyibagirwa niko kugenda kwacu, niko kwibagirwa kwacu Imana yacu. Umva ukuntu Petero wa mbere mu gice cya 4 yavuze ku murongo wa 19, yaravuze ngo nuko rero ababazwa nk'uko Imana ibishaka nibitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo bagumye bakore neza. Nuko nongere gusubiremo mwumve, nuko rero ababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo bagumye bakore neza. Mose we yabwiye abantu ababwira ngo hari igihe muzagera mukagira ubuzima bwiza mukubaka, ariko Petero we hano aravuze ngo n'abababazwa kuko Imana ibishaka. Abafite ingorane kuko Imana ibishaka. Hari ingorane nyinshi na Paulo ubwe na ba Paulo na ba Petero bandikaga bino bari mu bubabare butandukanye, ariko Imana iravuga ngo nubwo waba ubabazwa, nubwo waba uri mu bubabare bungana gute, Imana niyo kwizerwa. Ayo niyo mateka y'Imana uyu munsi tubwira kubaha no kwibuka no kutibagirwa. Imana irongera tubwiye ngo ntiwibagirwe n'amategeko yanjye. Amategeko yanjye. Ese twaba twibuka amategeko y'Imana? Abantu benshi tuvuze amategeko y'Imana twumva amategeko 10, ni byiza niyo, ariko amategeko y'Imana ni iki Imana cyose ikubwira, ni iki Imana cyose igusaba gukora. Yesu we niwe wavuze ngo itegeko rishya ndaribahaye ngiri mukundane nkuko nabakunze. Kunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Ese twaba twibuka iryo tegeko byibuze tugakunda Imana? Umwanditsi wa Zaburi ya 19 we 93 yaravuze ngo mwami amategeko yawe aranzura. Akenshi twibuka amategeko y'Imana turazuka gute? Hari igihe uba warapfuye utazi icyo gukora, ariko ijambo ry'Imana rikakubwira ngo do this, kora iki ngiki, amategeko y'Imana akakuzura. Ijambo ry'Imana rikutubwira ngo ntiwibagirwe habe na gato. Ntiwibagirwe ko kwibagirwa ni ukunyagoza gahe. Abagabo benshi iyo bashatse abagore cyangwa se batarashaka abagore, usanga aba afite umutima wo gukunda, amwitaho buri gihe, amuhamagara sheri shushu wese umeze gute, umeze neza. Abenshi ugasanga sometimes n'abagore babo nibo babitayeho mu gihe bari abasore batoye. Ariko abenshi iyo tumaze kugera mu ngo, bagera mu ngo yaje reba wa mukobwa wamuterese nyuma y'imyaka 10 bari mu rugo babanye, akabona ko ntacyo amaze, akibagirwa. Ari naho abenshi baviramo bakajya baca inyuma abagore babo, cyangwa se bakanabashakira abandi bagore hejuru, kubera ko aba yibagiwe ko bakiri bagikundana, bakiri muri fiançailles, uwo mukobwa yamwitagaho, uwo mukobwa yabonaga ko ari mwiza, bwa bwiza bwagera igihe akabwibagirwa, akareba kure akavuga ngo aya Amina, akareba hafi akavuga ngo byararangiye iyo nguyo, ntacyo tugipfana, kubera kwibagirwa. Ariko nyamara wibutse process yose mwanyuranyemo, ukibuka umunsi wa mbere umubona, ukibuka urukundo rwawe rwa mbere, ntago wakora nabi cyangwa se ntago wamutekereza nabi mu buzima bwawe. Niko natwe tumeze mu Mana, turagenda tukajya kure. Hari umupasiteri umwe waduhaye ubuhamya, aratubwira ngo yasuye umumama umwe, abamama bakize bafite amafaranga, umumama wari ufite umugabo ukiza ufite amafaranga,
ngo umumama amubwira ibibazo bye, araturikararira, aramubwira ngo umushumba mukozi w'Imana, umunsi mvuma wa mbere ni umunsi umugabo wanjye yaboneyeho amafaranga, ni umunsi umugabo wanjye yakiriyeho, kuko kuva akize urugo rwanjye ntirurigera rugira amahoro, kuko kuva akize sindigera mbona amahoro, kuko buri gihe atahanuka, buri gihe atahambwira ko ntakwiriye. Ni gutya abana b'abantu tumeze. Akenshi iyo dukize, akenshi iyo tubonye ibyo dushaka, turibagirwa, tukajya kure cyane, tukajya kure y'ubwiza bw'Imana, tugatekereza ko turiho kubw'imbabazi zacu, tugatekerezaho ko kuba turiho ari ubushake bwacu, tukibagirwa ko Imana ariyo yaturemye, tukibagirwa ko Imana ariyo ikiturinze. The God is the creator, the God is the provider, and God is the sustainer. God ni usustaining ubuzima bwacu, Imana ni sustaining, niyo idufashe mu kiganza cyacu, iturekuye twapfa. Abaririmbyi niba baririmbye, ndakeka ari True Promises bararimbye, baravuga ngo ubuzima bw'Imana, ubuzima bw'ibimera buri mu butaka, ubuzima bw'inyenyeri n'ibindi byaka buri mu kirere, ngo ubuzima bw'umwana w'umuntu buri mu Mana, nta Mana nta buzima. Ikibazo twebwe rero turibeshya, tukibagirwa. Kwibagirwa umuremyi bivuze kubura ubuzima, kwibagirwa uwagucunguye bivuze kubura ubuzima. Imana idufashe cyane kugira ngo tuze kwibuka ijambo ryayo. Ndagira ngo dusome mu Migani igice cyawo cya 30 umurongo wa 21, wumve ukuntu kwibagirwa ari bibi. Wumve ukuntu akenshi tumera nka wa mugabo uvumwa n'umugore wavuga ngo mwami kubera iki wamaye umugabo, mwami iyo mbabarira umugabo wanjye ntagire na kimwe abona mu buzima, kuko kera akiri umukene yajyaga azana akagati kamwe tukagasangira tukakishimiraho, yajyaga azana bombi imwe tukayisabaniraho, ariko ubwo yabonye imodoka, ubwo yabonye iki, yarabyibagiwe byose, nta na kimwe ajya nkorera. Araturikararira ari mu marira avuga ngo iyo umugabo wanjye atibagirwa, iyo umugabo wanjye adakira. Ariko ikibazo si ugukira, ikibazo ni ugukira ukibagirwa. Ni ya mazi yashyushye akibagirwa iwabo wambeho. Nibyo koko birashoboka ko wakira ntuzigere unakena nanone, ariko ese iyo ukize, ese iyo ubonye, ese iyo ufashijwe, ese ibyo byose ubona mu buzima ko tugenda imbere, ese iyo ugize imyaka 10 wibuka ko hari igihe wari ufite utari uniyizi, utitekerezaho, hari umuntu ukwitaho kugira ngo ubeho. Ese wibuka ko iyo ufite imyaka 20 ubu ngubu umusore we, wibuka ko hari igihe cyageze utabasha no kwitekerezaho, hari abantu bakwitaho. Imana idufashe cyane. Ese iyo ugendana n'amaguru yawe yombi ujya utekereza ko hari igihe hari impanuka yari ije bamwe bagacika amaguru gasigara? Ese wibagirwa ko hari ibintu byinshi byakabaye byarakubaye ariko ntibikubeho? Ese wibagirwa ko nanone wibagirwa ko hari na byinshi byakozwe kubera wowe? Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo twibagirwe kubera ko tutazi Imana. Iyo abatuzi ijambo rivuga ngo Imana itanga ingabo ibihumbi kugira ngo zipfe ku bwacu, wakamenya ko uhagaze hari ingabo nyinshi zapfuye ku bwawe, hanyuma ntiwibagirwe Imana yawe. Umva umurongo tugiye gusoma igice cya 30 mu Migani umurongo wa 21. Umva ukuntu havuga ngo hariho ibintu bitatu bitigisa isi ndetse n'ibine bitabasha kwihanganirwa, cyangwa se bitabasha kwihanganira. Umva ngo hari ibintu bitatu bijya bitigisa isi kandi igisigo ntibyihanganire. Umva ku murongo wa 22 ukuntu havuga ikintu cya mbere ngo gitigisa isi ngo ni umugaragu iyo ahindutse umwami. Mana yacu ishimwe cyane. Umugaragu iyo ahindutse umwami, muri Bibiliya harimo ingero nyinshi. Urugero rumwe ni urwa Dawidi, nuko we yagize umutima wihana unagaruka. Dawidi ngo arangije avuye hariya mu ntama aba umwami,
ngaragije ageze mu bwami atangira kujya akimbagira abandi bagiye mu ntambara watagiyeyo intambara zirangiye za Sawuli wamurwanyaga atakirukanka mu mashamba ngagarutse none atangira kugenda hejuru y'inyubako ye ngabona umugore arangije aramuhenguka aramuzana kandi ari umugore w'abandi ijambo ry'Imana tubwira ngo amutera inda ngamaze kumutera inda ibyakurikiyeho byose abasoma Bibiliya turabizi akajya ashuka n'umugabo we kugira ngo baryamane nawe avuge ko inda ariye ariko umugabo amenya ubwenge ntiyabikora hanyuma icyakurikiyeho nuko umugaragu wabaye umwami wakoze ibidakorwa agiye no kwicisha umutware w'ingabo ze kugira ngo agire amahoro ibi bya Dawidi ni bitoya cyane ariko nibitwereka akenshi iyo tubonye ubuntu tutari dukwiriye ukuntu tubigenza hari abantu benshi Kristo yahaye ubuntu bwabo hari abantu benshi Kristo yacunguye isi yose Kristo yaraducunguye hari n'ababimenye ariko se tujya twibuka iyo uko twacunguye cyangwa tumera ngo nk'umugaragu ubaye umwami abantu benshi tuzi inkuru za Idi Amin dada Idi Amin avuye kubinyeshyamba abaye umwami uko byagenze abaye perezida ngakajya yajyaga akora ibintu mbese bimuje mu mutwe mbese nk'umuntu wari ufite inyota wari usonze wari ufite inyota abana benshi iyo babajije ngo se umuntu akugize nka meya cyangwa perezida wakora iki abana benshi barakubwira ngo ngewe ngomba perezida nafata nagenda nkagura ibipupe byose nkabishyira mu rugo nkagura imineke yose nkayirya niko abantu benshi bajya bavuga ariko natwe mu buryo bw'umwuka nuko tumeze turi nk'abana bato akenshi tumeze nk'abagaragu bagizwe abantu ngicyo ni ikintu cya mbere gitigisisi ikintu ngo cya kabiri ngo gitigisisi ngo niyo umupfapfa aguye ivutu Imana ishimwe cyane aya magambo arakomeye cyane ngiyo umupfapfa aguye ivutu umupfapfa ngiyo aguye ivutu ajya yibagirwa ko yigeze gusonza hari n'abatera amasahani imigeri hari n'umushobora kugutuka akakubwira se ubundi ibi biryo mwari mwatetse kuko ahazi ngo umupfapfa yaguye ivutu ese aho twebwe ntabwo twaba turi nk'abapfapfa baguye ivutu tukaba duhaza ariko tukibagirwa isahani yatugaburiye haleluya ijambo ry'Imana ryatubwiye aho twasomye mu gutegeka kwa kabiri arababwira ngo Mose arababwira ngo numara kurya ugahaga ukamara kubaka amazu meza ukayabamo ntuzibagirwe Imana yawe Imana ishimwe cyane Imana idukomeze aho nitwaba tumeze nk'abahaze batera amasahani ishoti ntitwaba tumeze nk'Abayisiraheli batabawe bakava muri Egiputa bagera i Kanani bakimika izindi mana bagahaga bakibagirwa Imana yabagaburiye manu bari babashonje bakibagirwa Imana yabahaye amazi iyakuye mu gitare Imana idufashe cyane umugaragu iyo ahindutse umwami akenshi aribagirwa umupfapfa iyo ahaze akenshi aribagirwa umurongo wa 23 aravuga ngo umugore w'igicamu cye iyo atashye mu nzu Imana ishimwe cyane Bibiliya y'Icyongereza ukuntu ivuga umugore w'igicamu cye ngo ni umugore udafite igikundiro ngiyo atashye mu nzu iyo abonye umugabo bakobwa mwe nimubona abagabo ntimuzatekereze ko ari n'ubwiza bwanyu ariko birehere navuze ngo nono iduhaye urugero rw'umugore ngo wumva adafite igikundiro iyo abonye umugabo abenshi iyo umugore mbese abonye umugabo adakunzwa kese ajya yumva ko ari uriho wenyine ugasanga ari kuvuga se abandi bagwa kwishiga batubundi buriye ese ubundi ni gute umuntu abyarira mu rugo nk'umukobwa wabyariye mu rugo akabona umugabo gatangira kuvuga se ese buriya abantu babyarira mu rugo ubona umugabo gute
cyangwa se ukanamubona utarabyariye mu rugo atangira kuvuga ese ubu nkawe mwabyariraga mu rugo mwumva muzabona abagabo. Nuko umugore w'igicamuki iyo atashye mu nzu bigenda nawe yibagirwa, aribagirwa. Icya kane ngo niyo umuja iyo azunguye nyirabuja. Izi nkuru zo ndumva tuzizi cyane, abantu bajya baziganiraho, inkuru zijyanye n'ukuntu wenda umugabo aba yarazanye umukozi mu rugo, hanyuma ugasanga umugabo atangiye kujya mu ngeso mbi n'umukozi yazanye. Umukozi iyo atangiye kugira ibyo agirana n'umugabo agira agasuzuguro. Ni ibintu byumvikana kuko se ko tuba mwasangiye umugabo nyine, none yatangiye kubaha gute mwasangiye umugabo? Bagabo mwe muramenye namwe ntimuzibagirwe, ntimuzabe nk'abami, ntimuzabe nk'abagaragu babaye abami. Burya kubona umugore mwiza ni ukuba umwami, uba ubonye umwamikazi. Rero umugabo iyo yigize umuja wibagiwe ko yigeze kuba umuja ahubwo abaye umwami, atangira kuryamana n'umukozi. Ariko hano baratubwiye ngo iyo umuja yabonye sebuja yazunguye nyirabuja, ngo agasuzuguro kaba hejuru, harangiza akibagirwa yuko nyirabuja uwo nguwo rimwe na rimwe yamubazaga ese hari icyo wabuze nyigukorere, ese ko ugasanga yibagiye ko yanamukuye ku muhanda amubwira ngo ndabona umeze nabi, tugende mu rugo byibuze ngo ushakire akazi ubukora. Barabyibagirwa. Ibyo ngibyo ngo biti gisisi. Mu buryo bw'umwuka nibyo nababwiraga ngo kwibagirwa biti gisisi. Bituma isi itigita, bituma agakiza kacu gafolinga kagwa. Iyo wibagiwe ko ikintu cyavuye mu masengesho, n'amasengesho urayahagarika. Reka mbabwire, ikintu cyavuye mu masengesho kirindwa n'amasengesho. Abana benshi barakura bakibagirwa ko kugira ngo bajye kuvuka babyawe na ba nyina babisengeye, kubera ko ababyeyi babo bari bamaze imyaka batafite urubyaro, bakabyibagirwa. Yarangiza amasengesho akayareka. Iyo amasengesho yaretse kubera ko wavuye mu masengesho, Satani afite imyambi myinshi yo kugutera. Haleluya. Icyavuye mu masengesho kirindwa n'amasengesho. Icyavuye mu masengesho ya Mose, icyavuye mu gahinda k'Abisiraheli bataka, n'icyo Imana yababwira ngo nimuzakibagirwe, nimuzibagirwe n'amateka yanjye kuko mwantakiye nkabatabara. Imana idufashe cyane nitwibagirwe. Iyo umuntu ameze neza, iyo umuntu afite ubuzima bwiza, aribagirwa. Nibyo Mose yabwiraga Abisiraheli, ababwira ngo ndabona uko mumeze, muzubaka mukamera neza, ariko nimugubwa neza ntimuzigere mwibagirwa. Ntimuzigere mwibagirwa. Nanjye uyu munsi ndashaka kubabwira ngo ntimuzibagirwe, kuko kwibagirwa ni ukunyagwa zigahera nk'uko natangiye mbabwira. Kwibagirwa ni ukwibagirwa Imana yawe, ni ukwibagirwa agakiza kawe. Haleluya. Mbonyine warinjira avuga ngo ikibabaje nuko abenshi bibagiwe, imitima yabo iradamarara. Aravuga ngo birengagize za ndahiro barahiye ubwo bari mu ishyamba ry'ikibira. Ndagira mvugane n'abakristo hano. Abakristo hano benshi ajya mu rusengero akavuga ngo Mana, ari mu mazanyije akavuga ngo Mana, numfasha ukangiriza umwana, numfasha ukampa iki, numfasha ukamamena divane, numfasha ukangiriza umugabo, numfasha ukama umuryango mwiza, nzagutambira igitambo. Ariko byamara kuza, wamara kugubwa neza, wamara kwinjiza umushahara wa mbere, kavuga ko nyine ibintu byinshi. Ndagira ngo mubwire ngo uyu munsi ndakwibutsa ngo uhigure imihigo yawe, kuko wibagiwe. Ariko Imana yo ntiyibagirwa. Imana ntabwo yibagirwa. Wowe ushobora kwibagirwa, ariko Imana ntabwo yibagirwa icyo wavuze n'icyo yavuze. Rero akenshi turibagirwa. Ariko nagira ngo mbabwire ngo
kwibuka imana naho ikugejeje naho yagukuye niyo nzira yonyine yo kugira ngo dusabane n'Imana, kuko ntago wamenya Imana utibuka, ntago wamenya Imana utibuka. Hari ukwibuka inkuru zayo zo muri Bibiliya, hari ukwibuka amateka yayo, hari ukwibuka aho yadukuye, u Rwanda aho itugejeje, kwibuka aho yagukuye umuryango wawe naho ikugejeje. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana idukomeze kandi duhe kwibuka. Birababaje cyane ko wakibagirwa, ukibagirwa icyo Imana igushakaho. Mose arababwira ngo ntimuzibagirwe nimumera neza, ntimuzibagirwe ngo mutekereze ko hari izindi mana zabibakoresheje. Ariko ikibabaje nuko nyuma bamaze kugera hariya i Kanani bibagiwe ibitambo batambiraga Imana, batangira kubitambira izindi mana. Twibagiwe ibyo twakoraga dutangira kubikorera izindi mana. Twibagiwe umwanya wacu twajyaga duha Imana kubera ko ibyo yadukoreraga no kubera amateka yayo n'amategeko yayo, ubu dusigaye dufite ibindi tureba imbere biruta Imana. Nukwibagirwa. Twabaye nk'abagaragu babaye abami. Oya, ntago bikwiriye. Ntago aya mahoro dufite ari ayo twahoranye. Ntago umunyarwanda akwiriye kwibagirwa ko hari igihe yigeze kubundabunda. Ntago umunyarwanda akwiriye kwibagirwa yuko hari igihe yigeze kugera igihugu cyuzuye umuborogo. Haleluya. Dukwiye kwibuka, ntitwibagirwe. Ni gute twibagirwa Imana yacu? Abantu badukurikiye ndagira ngo mbabwire ngo kwibagirwa Imana nico kintu cya mbere ukora mu buzima navuga ngo kikujyana ku rupfu. Ariko Imana yacu niko nababwiye ngo amateka yayo, Imana yacu niyo kwizerwa. God is faithful. Imana niyo kwizerwa, ntago igihinduka. Umva ukuntu Yesaya 49 yaranditse, aravuga ngo umubyeyi ngo umugore wonsa yakibagirwa umwana we, ariko Imana ntago ijya yibagirwa. Reka bibasomera ukuntu handitse Yesaya 49:15. Haleluya. Imana yacu ntago ijya yibagirwa. Nubwo twebwe twibagirwa, Imana yacu ntago ijya yibagirwa. Yesaya 15 haravuga ngo mbese umugore yakibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye? Ni ikibazo yabazaga. Hanyuma aravuga ngo icyo akora bo babasha kwibagirwa, ariko nge sinzakwibagirwa. Yo ni Imana ivuga. Haleluya. Abandi babasha kwibagirwa, ariko Imana yacu ntago ijya yibagirwa. Twebwe nk'abana b'abantu twibagirwa Imana yacu, ariko Imana ntago ijya yibagirwa. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo nacyo cyibuke, ukibuke ko nubwo wibagirwa ariko Imana itajya yibagirwa. Haleluya. Imana yacu ntago ijya yibagirwa na hato. Ariya ku gice cya 7 gutegeka kwa 2 umurongo waho twasomye wa ndakeka ari wa 12, hatubwiye ngo Imana yacu ntago ijya yibagirwa, ngo ijya yibuka ngo n'ibintu by'ibisekuruza byahise, ikatwibuka, ikaduha iyo migisha yasezeranyije basogokuruza. Abisiraheli hano bari bageze aha Mose ababwira, hari ibinyejana byinshi. Imana yasezeranyije Abraham isezerano, irarimusezeranya, ariko iza kurisohoza nyuma imyaka n'imyaka. Birakwiriye ko natwe tutibagirwa Imana yacu, ahubwo tugakomeza tuyibuka. Imana irinda isezerano ryayo. Imana ntago ijya yibagirwa. Ngo umubyeyi birashoboka ko yakibagirwa umwana yonsa, ariko Imana ntago ijya yibagirwa. Ndi kugana ku musozo,
reka babwire ukuntu Imana yacu ari Imana yibuka. Nababwiye ngo ntuzibagirwe uwagutabaye. Nabibwiriraga Imana, mfashe umwanya muremure mbabwira Imana, mbibutse Imana yacu iyo ariyo. Ariko nanone ntuzibagirwe ko Yesu ku musaraba i Karuvari yamenye amaraso ye y'igiciro cyinshi kugira ngo wowe ubeho, ubone ubugingo. Ngo ni Imana, iyo usomye mu itangiriro igice cya 9:14, wenda ukuntu haravuga ngo igice cya 14 ngo ubwo nzajya nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzabonekera muri cyo. 15, nanjye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe nibibaho bifite umubiri byose. Arakomeza akavuga, ariko ushaka kubabwira ngo ni Imana ivuga ngo sinzibagirwa isezerano ryanjye habe na rimwe. Ntabwo nzigera nibagirwa isezerano ryanjye. Imana yadusezeranyije umukiza muri Yesu Kristo, irangije iradukiza, irangije Yesu atumenera amaraso yayo. Ntabwo yigeze yibagirwa isezerano yasezeranye. Ariko ikibazo natangiye nkubaza, ese wowe ujya wibuka Imana? Ese ujya wibuka ko kubaho kwawe atari ububasha bwawe? Abaririmbyi ndakeka ari ambassador bararimbye, umva mwana w'umuntu, umva amagambo y'Uwiteka, ni njye waremye n'isi n'ibirimo byose. Ngariko ngo nyuma mfata umukungugu ndema umuntu, ngariko nyuma y'ibyo byose uranyibagirwa uragenda. Ariko Uwiteka arakubwira ngo umva imirindi yayo, umva ijambo ryayo uyu munsi rikubwira ngo ntiwibagirwe. Ese nike uha umwanya mu buzima bwawe, mu buzima bwawe gituma wibagirwa Imana? Niki gituma utekereza ku bindi? Niki gituma ugira agahinda? Ese iyo wihebye, iyo unaniwe, wibuka Imana yawe, kandi Imana ishobora kugukiza? Birababaje cyane niba tujya twibagirwa Imana yacu, niba tujya twibagirwa Yesu ku musaraba. Uyu munsi rero ndabibukije, kandi ndagira ngo ntimwibagirwe. Umunsi ku wundi uko byutse mu gitondo ujye ukubita agati muvuge, se navuye he? Ese ndinde? Kugira ngo utibagirwe Imana yawe. Haleluya! Ntiwibagirwe Imana yawe. Ijambo ry'Imana niryo ryonyine ryatwibutsa, niryo ryonyine ryaduha imbaraga. Kwibuka Imana nibyo byonyine bidufasha. Kwibuka Umukiza Yesu Kristo kigorogota yamenye amaraso kubw'ibyaha byacu. Niyo waba uri mu kibazo, niyo waba uri mu ntambara zingana iki, wibutse ko Yesu Kristo yagutsindiye, wibutse ko Yesu Kristo yaguhaye imbaraga, wibutse ko Imana ari ikurinda, ari nayo ikubeshejeho, nta cyagutsinda. Rero Mose arababwira ngo nimubona mukize, nimubona mumeze mutya, ntimuzibagirwe Imana yanyu. Muzakomere ku isezerano, muzakomere ku mateka yayo, muzakomere ku mategeko yayo, ntimuzigere muyibagirwa habe na gatoya. Imana rero yacu niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa. Isengesho ryawe ugomba gusenga uyu munsi ni ukubwira Imana ngo Mana, umfashe sinzibagirwe, umfashe sinibagirwe. Kuko kwibagirwa nk'uko natangiye mbibabwira, ni nk'umunyarwanda bivuze, kunyagwa zigahera. Uwiteka Imana adukomeze cyane, aturinde. Umurongo wa nyuma numva nabasomera wo kugira ngo makomeze, ni umurongo tugiye gusanga mu Baroma, mu Baheburayo igice cya 6 umurongo wa 10, ariwo dusorejeho. Abaheburayo igice cyaho cya 6 umurongo waho wa 10 niba atari wa 16, igice cya 16. Aravuga ngo kuko yari, reka dusome umurongo wa 16. Aravuga ngo haratubwira ngo wibuke Imana yawe
mpasomye neza haravuga ngo utatoranijwe ubutambyi nk'uko byategetswe n'amategeko yo mu buryo bw'abantu, ahubwo wabuheshejwe nuko afite imbaraga z'ubugingo butagira iherezo. Hano ijambo icyo rishaka kutubwira ngo nuko ubutambyi cyangwa se kuba turiho cyangwa se imbaraga Imana yaduhaye ntabwo twazeshejwe n'imbaraga zacu, ntabwo twazeshejwe nuko turi, ahubwo ni imbaraga y'Imana. Rero kwibagirwa kwacu no kutibuka byaba bimeze nko kumera ngo nka wa mugore uzunguye nyirabuja, cyangwa se umwami umugaragu ubaye umwami. Ndabasaba rero ngo ntitwibagirwe ineza y'Imana. Ndabashimira cyane ababanye natwe. Imana ikomeze kubarinda no kubakomeza. Mureke dusenge kubw'ijambo ryayo. Data mwiza, turagushimye kuko imbabazi zawe zihora hiteka ryose. Ijambo ryawe ratubwiye ngo ntituzibagirwe, n'igihe tuzaba tumerewe neza ntituzibagirwe. Ariko Petero we yanatubwiye ngo n'igihe tuzaba tubabazwa, kuko mwami byose wowe ubizi, ngo nabwo ntituzibagirwe kuri uwo kwizerwa. Nibyo ko kuri uwo kwizerwa, uri umwami washizeho amategeko, uri umwami washizeho amateka, uri umwami udukiza. Mwami, reka duhore twibuka ko kuri Karuvali ibicumuro byacu wabikubitiwe, imibyimba yawe ariyo yadukijije. Rero bana na buri umwe wese, sengeye buri umwe wese ikibazo cyose afite mwami, mu kwibuka kuri Imana, reka mwami ukore ushira imbaraga zawe ku buzima bwe. Reka mwami birimo byose bifite imbaraga z'umwijima, mu izina rya Yesu Kristo turabishira hasi, mu izina rya Yesu Kristo mwami. Reka dukomeze kandi duhe imbaraga z'uko mwami n'ibyo dukorera uyu munsi, ejo n'ejo bundi tutazabyibagirwa. Ngari ukomeza kubana natwe, komeza dufashe, urinde buri wese uri kutwumva, ndetse n'abari bo bose batari kutwumva ariko bafite ibibazo bitandukanye. Reka umwuka wawe wera abagereho. Ngaho dufashe kuko uri Imana, mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Amen. Amen.